guhindura ubuzima shaka Zofuri mvugo. Oya. Ubu jewe uretse. Ndeba guhindura ubuzima. Nzogafasha n'ibwo. Tagiye kubyina tarare. Ndeba guhindura ubuzima. Ngiye kugura imodokari. Sandora. Ndeba guhindura ubuzima. Yabaye. Dare. Mondarota. Yabaye ndani. Nganda mukasa we. Muga. Ibintu ukoze. Muga. Guhindura ubuzima batesha. Nabimenye nzana iki gikapu. Ndeba guhindura ubuzima mwana wawe. Nzogafasha nanga. Ayahe. Ayi. Ni mbara amanyakenya. Aya ni amanyarwanda. Izere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi ukoze subscribe n'ubushimira cyane utarayikora bene mwanya kugira ngo uyikore ibyo ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye mu bice mu gace umwami byayishuwe ntimo nkokora mu bice biba bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nkaba nagiye ikibungo hamwe bagendera ku gataro ndetse nkaba najyanye na Maître Nzovu yanzindukiye arambwira ati twari tumaze iminsi tubipanga ati ngewe igihe nashakiye amafaranga cyangwa igihe nahigiye bikanga ariko uyu munsi maze iminsi mvugana na Mukasa muganga Mukasa uko wagiye akora byinshi bigiye bitandukanye arambwira ati ndaguhindurira ubuzima. Ubu rero nkaba ndi kumwe na Maître Nzovu. Nzovu twageze kwa Mukasa yaduhaye karibu nubwo utaragera kuri kamera neza bimeze bite? Ni sawa rwose kandi Kiroso ibyo wakoze nibyo kuko nindamuka mbonye ubwo butunzi bitewe n'ubuzima nabayemo nkina amafilime nkina amakomedi njya mu itangazamakuru ariko ntacyo na kimwe nigeze ngeraho. Nzovu rero kugira ngo abantu babone kuko wa mugani ko Nzovu turi kumwe ugiye guhindurirwa ubuzima nanjye ntago ndi bukoreho kamera za sawa ziragumaho kugira ngo abantu bashe kwibonera ibyo ari byo. Muganga Mukasa nawe muganga umeze neza? Meze neza bitesha kana. Amahoro. Ubu ukaba ugiye guhindurira Nzovu ngo ubuzima. Amaze yampamagara. Ambwira ko yagiye abona abantu benshi nahinduriye ubuzima kandi bamuhaye amakuru rero bahaye Nzovu. Yarambwiye ati se ko nkora amafilime nkakora henshi kandi nkaba mbona warakijije abantu benshi abandi barabaguma bafite amamodoka abandi bafite amataje. Arambwira ati mfasha uyu mwana rero nanjye Mukasa ndi impano y'abantu. Yego. Nanjye ubwanjye nisanga ukandagira hano biremewe n'inkweto se cyatuzikuremo Muga tuzikuremo muga nose izanjye ziranuka reba zanashaje. Sinakwemere ko ngiye kuguhindurira ubuzima Koko muga urampindura ubuzima ku buryo ngenda nambaye inkweto iki zikuremo. Humura ngiye guhindurira ubuzima banyita muganga Mukasa isi yose iranze wakana we bariya bose narabahaye. Tunagusuhuze nimba byemewe gukora mu ntoki zawe. Oya insuhuza Kiro ndi kubona umeze nk'umuntu wagiye mu busambanyi rwose have ntago nakora mu ntoki zawe utabuze uyu mwana amahirwe. Uvugira hari imbere niwo mugiye kugirira ko sha bite byawe ni byiza muga utangwa hejuru muga Mukasa ni byiza. ubundi si ubundi wampamagaye ati nomero yanjye ndayigwaye wa muginga. Iyi nomero nayivanye ni Kiroso wayimpaye umunyamakuru bita Kiroso. Yarambwitara umuganga bita Mukasa hari benshi yahinduriye ubuzima barakira. Muga nani ndashaka ko umpindura ubuzima na kinyamafilime nkina amakomedi abo twatangiranye ba Papa Sava babamenya barakize bagendera mu mamodokari naho ngiye ndacyari wa mutindi gukenya kujya reba inkweto reka mwarike muga Mbaze nukaza iki bariya baguze amamodoka ukaba inkweto zaragucikiyeho uhari uri mu biki
amafaranga ukora niyo gito wamuzinga ziriya nyatsi baguteje ni inyatsi muga ni inyatsi ni inyatsi mfite inyatsi ituruka mu muryango ndabona ibintu byakomeye ufite inyatsi baguteje inyatsi baguteza impamvu ese igikapu uzanye n'iki kibundi nzovu ubundi se iki gikapu kirimo ibiki iki gikapu ubwo duheruka kuvugana umukurambere Mukasa hari ibyo yasabye n'abizanye Mukasa niwe wabigusabye niwe wabigusabye umusira mari uwo niyo uje utwaye mu bikapu niho nyine urabona igikapu fungura kuri mw'icyo gikapu ibintu byose ufite byose ufungura iki gikapu turebe ese mu na data je ni ibiki ni umu iyi no wari wamutumye nyine yarampamagaye mu gihe nagombaga kumufasha navuganye na jajya mukuru arambwira ngo kumufasha agomba kwitwaza omo akaza azanye omo kuko ngewe nkorera mu nyanja nkorana na madamu Samake nkaba nkorana na jajya mukuru ni ngewe bita Mukasa ni ngewe impano y'abantu ku isi ese muga iyo mpano jajya nkahamagara sogokuru nkahamagara sogokuruza nkahamagara madamu Samake ariwe madamu Sereni akazamura ubutunzi kugira ngo niba ngiye guhindurira umuntu ubuzima nanjye ni imbaraga mpabwa n'abakurambere ntabwo ari njye ubikora